Ndabaramukije kandi mbifurije kugubwa neza kuri tariki ya 19 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Tugarutse muri studio rero maginga ngaya twongeye kugaruka imbere y'izi mikoro za Region Info kugira ngo tubagezeho amwe mu makuru agezweho kugeza maginga ngaya cyangwa se kugeza kuri uyu munota. Anako mbanza nitsuriza abantu mudukurikiranye muri bice bigiye bitandukanye, abari mu Burundi mudahwema kutwereka ndetse no kutugaragariza ko mudukurikirana. Nabashimiye ku rukundo rwanyu ndetse no gukomeza kudukurikirana. Ari mu gihe kandi tuza cyane abantu bari muri Uganda, mu Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye. Uyu mwanya rero tukaba tugiye kurebera hamwe amwe mu makuru agezweho cyangwa se bimwe mu bigezweho kugeza uyu munota cyangwa se kugeza na maginga ngaya ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku kibazo cy'imirwano cyangwa se cyo nakwita ngo cy'intambara ikomeje kujya mbere hagati y'umutwe wa 23 ndetse n'uruhande rwa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Zambia, Mozambique, Zimbabwe, Botswana mu byukuri ngira ngo mu bitse yashize nibwo byaje kwemenya kubaka mu byukuri icyo bita imipaka, ariko noneho ibikaba bigiye gushirwa mu ngiro. Ibihugu bigiye gushyira imipaka mu byukuri izajya yifashishwa nta rutangira. Ibi ngibi bikaba ibintu rero bigiye kwishimirwa namwe abanyekongo. Ni mu gihe hari igihugu cyaje kuba gitungurana rero kugeza kuri ubu ngubu. Angola rero nanone ikomeje imikoranire myiza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kandi mu gihe haburaga amasaha make ngo agahenge katangajwe na perezida wa Angola João Manuel gatangire kubahirizwe. Hari ikibazo byinshi bidafite ibisubizo bisobanutse. Ibyo bibazo ngo bituma hibazwa niba uwo muhate w'ubuhuza ufite imbaraga, ubwisanzwe ndetse no kuba ukuri watanga ikizere cyo kwizera ko habaho guhagarika imirwano, ariko bikaba bivugwa ko byaje kurangira n'ubundi agahenge katagezweho. FARDC yirukanye M23 mu duce yari yarigaruriye turimo Remera, Agace. M23 yamaze kuba yakirukanwamo, si aho honyine gusa hari n'ibindi bice. Ni mu gihe kandi kugeza kuri ubu ngubu amakuru ari kutugeraho avuga ko cyangwa se yerekana ko Minembwe centre mu byukuri kugeza uyu munsi bamaze utu duce twamaze kuba twafatwa natwo, ishimangirwa ryatwo ndetse ariko rikaba ritaremezwe 100% mu gihe hari bimwe mu bice n'ubundi maze iminsi biri mu maboko y'uruhande rwa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hano muri utu duce. Kugeza kuri ubu ngubu biravuga ko 23 drone yari ikomeje kugenda ikoresha ku mirongo y'imbere ku rugamba zikomeje guhanurwa n'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Naho kandi hari bamwe mu bagize imitwe y'inyeshyamba bari kuvugwaho kumanika amaboko. Muri abangaba bikavuga ko mu byukuri rwose ngo harimo nawo mu mapeti akomeye cyane. Kugeza kuri ubu ngubu dufite n'andi makuru agiye atandukanye tuza kugenda tugarukaho cyangwa se ibyo tuza kugenda turebera hamwe mu bice bigiye bitandukanye. Ngira ngo murabise ko tuba tubafite n'andi makuru. Icyo usabwa gusa, icyo ugomba gukora ni uko ugomba kuba hafi mu byukuri, ubundi tugakurikirana iby'aya makuru rwose turi kumwe 5 kwa 5. N'amakuru menshi yo tubafitiye, nucikwe cyangwa se nuze kuba wajya kure. Icyo usabwa gusa no gukomeza gukanda subscribe cyangwa se sabone, ubundi tugakomeza kugenda tubana. General Muhammadu yamaze kugaruka muri FARDC cyangwa se asa nkaho yongeye kwishyikiriza uruhande rwa guverinoma nyuma y'igihe arimo akonyeshyamba. Turaza kuba tubigarukaho. Ibi nabyo nuze kujya kure cyangwa se nuze gucikwa, nkuko nabikubwira tukaba dufite amakuru menshi cyane. Icyo usabwa rero no ugomba kuba uri hafi. FARDC igisirikare cya leta ya Kongo bakaba mu byukuri bakomeje kwisiga insenda, nyuma yuko umutwe wa 23 kuri ubu urimo urahura n'ibihe bikomeye cyane. Ya 23 irimo irahura n'ibihe bikomeye cyane itigeze ihura nabyo na mbere hose. Rwose ntabwo M23 igeze ihura n'ibihe nk'ibi ngibi. Bigaragaza ko
uyu mutwe wa 23 urimo uragenda ucika imbaraga, urimo uragenda utsindwa. Biravuga ko kugeza kuri ubu ngubu hari ibikorwa bitandukanye bikomeje kugenda bikorwa n'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi bikaba biri gukorwa mu rwego rwo gushaka igisubizo cy'iyi mirwano imaze iminsi igaragara cyangwa se yumvikana, nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Umutwe wa 23 bivuga ko ukomeje ibikorwa byo gucukura amabuye y'agaciro, ndetse ibyo yemwe ibyo uyu mutwe wa 23 ukomeje kugaragara ukora, Rwanda rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ruvuga ko bitazigera bidindiza iterambere ryabo mu kwigarurira ibice byari byarafashwe n'izi nyeshyamba z'umutwe wa 23, ndetse kandi ngo ntago bikuraho ko kugeza kuri ubu ngubu cyangwa se kugeza uyu munsi ibice nka Remera byaba byamaze kuba byakwigarurirwa. FARDC ifatanyije na Wazalendo bongeye kuba mu by'ukuri bahagarika ibitero by'umutwe wa 23, bityo biza gutuma ibitero byari byaturutse mu Murenge ndetse na Remera, utu duce twari turimo 23 babakurikiranayo, hanyuma biza kurangira rero aho ngaho hafashwe mu mbaraga zikomeye cyane zidasanzwe rwose, cyangwa se cyo nakwita nk'umuriro ukomeye cyane. Byaje kurangira rero habayeho uku gutsinda, cyangwa se habayeho iyi nsinzi, maze kabisa abasore baza kugira iki, baza kuhafata cyangwa se bagira batya barahigarurira. Mu gihe rero byatekerezwaga ko cyangwa se yari muri gahunda y'ihagarikwa ry'imirwano, ariko ntago byigeze bikunda ko imirwano ihagarara cyangwa se urugamba rurangira, ahubwo byaje kurangira n'ubundi imirwano ikomeje. Ibi bigaragaza ko n'ubundi abarwanya umutwe wa 23 mu by'ukuri bakomeje kabisa kuba batsindwa, bakomeje kuba batsindwa rero, nkuko amakuru agenda atugeraho kugeza kuri ubu ngubu. Uko byari bifashe kuri front line cyangwa se ku mirwano kuri uyu wa gatatu no kugeza kuri uyu wa kane, dore ko hari uduce bivuga ko twaramukiyemo imirwano. Biravuga ko kuri uwa gatatu umutwe twashimura wa FM23 akoresheje drone za kamikazi, indege no zitagira abapilote, ugaba igitero ku bintu bya FARDC hamwe n'abawazarendo. Ibyo bitero byabereye mu kibaya cya Ruzizi ahitwa Kigoma, mu mudugudu wa Mbere, masaa 12 za mu gitondo. Icyakora byabaye mu gihe hari hitezwe ko agahenge cyangwa se serefe kari butangire, bivuze ko impande zombi zagombaga guhagarika imirwano, bityo igitero cyakozwe muri amasaha cyerekana ko imirwano yakomeje nubwo hari hatangajwe agahenge. Nta numwe wigeze rwose ngo agaragaza uguhitamo guhagarika imirwano. Ibi ariko bitewe nuko mu mutwe wa 23 ari watangije ibitero muri utu duce, bakavuga ko 23 ari itarigeza yubahiriza aka gahenge, bityo FARDC ibyo yakoze yabikoze yirwanaho. Icyakora ibi byabaye mu gihe hari hitezwa agahenge kari bugira agaciro, bivuze ko impande zombi zagombaga guhagarika imirwano, bityo igitero cyakozwe muri amasaha cyerekana ko imirwano yakomeje nubwo hari hatangajwe agahenge. Ibi bivuga ko Bwegera ndetse bivuga ko Bwegera hakomeje kugenda haba imirwano, FARDC ikomeza guhangana n'umutwe wa 23, gusa kugeza uyu munsi ngo aka gace ka Bwegera gakomeje kugenzurwa n'uruhande kari gafite, kari kagabwemo ibitero n'umutwe wa 23 bashaka kukigarurira, ariko ntago byaje kugira iki, ntago byaje kubahira. Rero byaje kurangira n'ubundi aka gace rwose kavuye kagumye mu maboko y'abari bagafite. Uruhande rw'inyeshyamba rero ntago rwabashe kugafata nk'uko rwabyifuzaga. Ni nako rero imirwano iba igikomeje n'ubundi, kuko M23 yagaragaje ko yifuzaga gace cyane. Ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC zifatanyije n'ibitwe bitwara gisirikare wa Wazalendo, nibwo rero bahise birukana abarwanya M23 hano Remera, mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ibyabaye muri aka gace kegereye aho bita Bwegera ndetse n'aho bita Rubanga, hafi isaha imwe. Mu by'ukuri isaha imwe ukoresheje moto uba wageze muri aka gace ka Remera uvuye ahangaha rwose bita Bwegera na Rubanga. Mu gihe umutwe wa 23 wageragezaga kwigarurira uduce tugiye dutandukanye, hafatwa nk'ahantu h'ingenzi ho kugenzura inzira zigiye zitandukanye,
ngo bahuye n'umuriro ukomeye cyane wa FARDC wasubiza inyuma Remera. N'ikicaro Remera naho ni agace gakomeye cyane kuko ni kamwe mu duce nimwe muri shoferi igaragaramo amugoko bw'abafureru cyane, aho mu by'ukuri kugeza uyu munsi hafatwa nk'ahantu y'ingenzi ku baturage b'Abanyamurenge. Mu minsi ishize Remera yari yarahindutse ibirindiro bikuru by'inyeshyamba z'umutwe wa 23, ibirindiro bikaba byaje kwangizwa rwose n'uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo byaje gutuma MRDP twirwaneho ndetse bafatanyije na 23 bahise bashyira hanze inyandiko zivuga ko ngo ibitero bya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byaba byibasiriye mu by'ukuri ingo z'abaturage bari muri utu duce. Icyakoza FARDC ivuga ko yo ibyo by'aya makuru atari byo cyangwa se ari ibihuha, ahubwo bo bagabye ibitero mu bice bigenzurwa kandi biyorwa n'izi nyeshyamba, ndetse ibyo rero FARDC ikaba ivuga ko atari byo, ari amakuru y'ibihuha. Mu minsi ishize Remera yarahindutse rero ibirindiro bikuru bya M23, aho bakoreshaga nk'ikiciro cya gisirikare no korohereza abasirikare intwaro n'ibikoresho byifashishwaga ku rugamba berekeza Minembwe centre. Kugeza baravuga ko aka gace gato cyane ka Remera hari ariko kakiri 5% by'aka gace niko kantu kakiri mu maboko y'umutwe wa 23, ari nako kari mu mvuru z'imirwano. Hagati aho vuga ko imodoka 8 za gisirikare z'umutwe wa 23 zageze zari zaje gutanga ubufasha, ariko zahagaze ku muhanda Route Nationale 5 aho bita Bwegera. Nyuma yaho izo ngabo zafashe icyerekezo cya Rubanga, hasigaye ariho honyine hafatwa nk'ibiriro byazo nyuma yuko aka gace ka Remera gafashwe. Izo modoka rero 8 zari zije gutanga ramforo z'umutwe wa 23, babonye ko nazo niziramuka zikoze ikosa ryo kwerekeza muri aka gace ziza gushirizwa, biza kurangira rero izi modoka mu by'ukuri zihagaze nk'uko amakuru abitugezaho. Rubanga nifatwa, abarwanyi bari Minembwe centre bazasigara nta nzira yo kubona ibikoresho bagifite, bityo bikavuga ko benshi bazamanika amaboko cyangwa se bagasubira inyuma hakiri kare, kuko mu by'ukuri aka gace ka Rubanga nako urumva ko karimo karasatirwa. Bwegerayo yamaze mu by'ukuri nayo kugenda isatirwa, nubwo M23 afite ubushobozi. Abenshi bavuga bati aka gace bitewe n'ukuntu mu by'ukuri Remera yari strategique kuri utu duce, bigaragaza ko ari ihagarikwa ryatwo cyangwa se natwo turimo turagenda dusatirwa gufatwa. Kubera Remera bivuze ko M23 kutakaza Remera bivuze ko M23 itakaje ikicaro cyayo cy'ingenzi cya gisirikare, ndetse n'ahantu ho kwakira no kohereza ibikoresho, bikaba bishobora gutuma abasirikare bayo bari mu Minembwe centre basigara badafite ubushobozi bwo gukomeza urugamba, ndetse tukabona ko bashaka no gusubira inyuma ku bwende cyangwa se ku bushake mbere y'uko imirwano inahagera, nyuma yo kubona yuko mu by'ukuri barimo baragenda bamburwa ibice by'ingenzi cyane. Nubwo iyi mirwano yakomeje kugenda iba cyangwa se yabaga nk'uko mu byumva, cyari igihe cyo kuba mu by'ukuri tubona imirwano ihagarara. Cyari igihe cy'agahenge, n'agahenge kagombaga kuyoborwa na Angola. Gusa Rubaya yasabye ibisobanuro mbere y'uko gashyirwa mu bikorwa. Ahangaha ibi ngiye kubwira ni ibyavuzwe mbere y'amasaha make y'uko aka gahenge gatangira. Ni mu gihe haburaga amasaha make ngo agahenge katangajwe kayobowe na perezida wa Angola João Manuel Conclave Lourenço gatangire kubahirizwe. Hari hakiri ibibazo byinshi bidafite ibisubizo bisobanutse. Ibyo bibazo byatumaga hibazwa niba uwo muhate w'ubuhuza ufite imbaraga, ubwisanzure n'ubutabera buhagije byo kuyobora inzira y'amahoro mu mucyo no mu kuri. Ikibanze rero cya mbere hari ububasha n'inshingano ku buhuza bwa Angola. Uyu bita Rubaya yabajije ati Angola yahawe ububasha nande? Ni icyemezo cy'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, umuryango wo mu karere, cyangwa n'amasezerano yihariye hagati y'ibihugu? Ati ibyo rero yasabaga ibisubizo kugira ngo amenye ubundi ibihugu byose bizana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitanga amabwiriza biba byaha uburenganzira nande, by'umwihariko ahera kuri Angola. Asobanura ko imbaraga z'ubuhuza zishingira ku kumenya neza aho ububasha buva
nuko bukoreshwa ngo iyo budafite ishingiro risobanutse ushobora gutuma bamwe bakeka ko ari uruhande rufite inyungu zihariye bityo icyizere kikagabanuka. Yibaza kandi ngo niba Angola yigenga kuko ubutegetsi bwa Kinshasa cyangwa niba ari ubuhuza bushingiye ku bwumvikane bw'abakuru b'ibihugu mbere yuko butangazwa ku mugaragaro. Aha ni imbere gato nk'uko nabikubwiye, hari uruhare rwa Togo n'umuryango umwe bwa Afurika. Perezida wa Togo Faure niwe washyizweho n'umuryango umwe bwa Afurika nk'umuhuza. Rubaya abaza uko inshingano ze zihuza n'izangura ndetse n'itsinda ry'abahoze ari abakuru b'ibihugu bari muri uwo muhate. Ese ngo hari uburyo busobanutse bwo guhuza ibikorwa byabo? Ese hari umurongo umwe w'inshingano? Ati iyo bidateguwe neza bishobora guteza urujijo bikagabanya imbaraga n'icyizere by'uwo muhate. Iherezo cyangwa ihagarikwa ry'inzira ya Doha. Rubaya yibutsa ko ngo mbere hari ibiganiro byabereye i Doha muri Katari byahuzaga leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo M23 AFC ndetse hakaba harasinywe amasezerano n'itangazo ry'ihagarikwa ry'imirwano. Aho yibaza ati iyo nzira yarahagaze burundu, yarasubitswe se cyangwa iracyafite agaciro mu gushaka amahoro? Kubisobanura ni ingenzi kugira ngo hatabaho kwivuguruza cyangwa gutesha agaciro iby'impande zombi zari zamaze kwemera. Ibibazo by'imikorere n'umutekano w'abazitabira ibiganiro. Ngo hari ibindi bibazo bifatika yari afite. Ngo abazitabira ibiganiro bazahabwa umutekano uhagije, bazemererwa kugenda ndetse no kwitabira nta nkomyi, hazabaho ubwizerane buhagije mbere y'uko ibiganiro bitangira. Bayasaba ko ibisobanuro hakiri kare kuko ngo ari byo bizatuma ibiganiro bigenda neza kandi bigira icyizere. Na n'ubu ibibazo ntabwo birasubizwa. Kutajyamo Kenko ndetse na ICC. Rubaya yanenga icyemezo cya Perezida Tshisekedi cyo kudatumiza Kiliziya Gatolika n'amatorero y'abaprotestant muri iyo gahunda. Ngo yibutsa ko ayo mashyirahamwe afite ijambo rikomeye mu gihugu kandi yanagize uruhare rukomeye mu bihe bikomeye bya politike byahise, harimo n'igihe Tshisekedi ubwe ngo yungukiye mu buhuza bwabo. Rubaya asoza ashimangira ko ngo rifite inshingano ikomeye mu mateka y'akarere, igomba gukuraho urujijo rwose, igaragaza ko yigenga kandi ko izatanga ubuhuza buboneye kandi ku mpande zose kugira ngo amahoro abashe kugerwaho. Rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dukomeje n'ayandi makuru. Zambia, Mozambique, Zimbabwe ndetse na Botswana byemeranyije kubaka imipaka ikorerwaho icyarimwe, one stop border post. Uyu mushinga waganiriweho mu nama ya tekinike yabereye Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu kuwa gatatu tariki 18 Gashyantare, ihuje intumwa z'ibihugu bitanu. Iyi mishinga ikaba yitezweho iterambere kuri ibihugu byombi. Abaminisitiri bashinzwe ubucuruzi mpuzamahanga muri ibihugu hamwe na sosiyete ya DP World n'umunyamabanga mukuru w'isoko rusange rya Afurika baganiriye ku buryo bwo gushaka inkunga yo kubaka ibi bikorwa remezo bigamije koroshya urujya n'uruza rw'ibicuruzwa ndetse no kugabanya umwanya w'itinda ku mipaka. Minisitiri w'ubucuruzi mpuzamahanga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Julien Paluku Kahongya yavuze ko iki gitekerezo cyatangajwe ku ruhande rw'inama 39 y'umuryango Afurika yunze ubumwe yabereye Addis Ababa muri Ethiopia, kizafasha kugabanya ibiciro by'ubwikorezi ndetse no gutuma ibicuruzwa birushaho guhangana ku isoko. Yagize ati nyuma y'inama yabereye Addis Ababa twongeye guhura hano i Dubai nabo duhuje inshingano bo muri Mozambique, Zambia, Zimbabwe ndetse na Botswana. Turi kumwe n'umunyamabanga mukuru w'isoko mpuzamahanga rya Afurika ndetse n'umunyabikorwa wacu wa DP World kugira ngo dukomeze ibiganiro twatangiriye Addis Ababa. Turimo gutegura kubaka imipaka ikorerwaho icyarimwe hagati y'ibihugu byacu hagamijwe koroshya ubuhahirane ndetse no gukuraho imirongo miremire y'imodoka yakundaga kugaragara ku mipaka, dusimbuzeho umuvuduko mu mitangire ya serivisi. Ibihugu byaganiriye kandi ku buryo bwo gutera inkunga ndetse no gushyira mu bikorwa uyu mushinga. Ku ruhande rwe umunyamabanga mukuru w'isoko rya Afurika wa Makelemen yagaragaje ko iki gikorwa kiri mu rwego rwo kwihutisha ishyirwa mu bikorwa ry'isoko rusange rya Afurika hagamijwe guteza imbere ubucuruzi hagati y'ibihugu bya Afurika, aho abona ko rero iyi ari indi ntambwe nziza yatewe. Dukomeje ariko ari nako tugenda tugana ku musozo w'aya makuru, hari andi makuru akomeje kuba yajya ahagaragara cyangwa se yajya ku karubanda. Ayo makuru ni nyabaki? Nibyo ngiye kuba mu by'ukuri nagarukaho cyangwa se nakubwira uko byifashe. Ati kugeza uyu munsi Bwegera iri mu maboko
mu by'ukuri ya FARDC Kapiteni Katsurera uzwi ku izina rya Katuva, ndetse uyu nguyu rwose ngo yaje kugaragara nkangaha Bwegera n'abasirikare badasanzwe ba FARDC. Ngira ngo mwumvishe n'ibice abasore bakomeje kugenda bigarurira. Hagati aho ngaho mu gutangira amakuru nakubwiye inkuru y'umwe mu bishyikirije uruhande rwa guverinoma muri ya gahunda leta yatangije n'ubundi yo kwambura intwaro bamwe mu bari mu mitwe yitwaje intwaro. Angaha ni muri Rubero. Reka naho tunyarukire turebe uko byari byifashe. Kivu y'Amajyaruguru, umuyobozi w'ingabo General Muhammadu yashyize mu maboko y'abayobozi Rubero. Uyu muyobozi w'ingabo uzwi ku izina rya General Muhammadu yashyize mu maboko y'abayobozi Rubero mu ntara Kivu y'Amajyaruguru kwa gatatu. Wahoze ari umuyobozi w'ingabo mu gace ka Kasugo yashyize intwaro hasi ku mugaragaro nk'umwe mu bagize gahunda y'ikitwa PDDRSC. Mu by'ukuri ni gahunda igamije gusubiza mu buzima busanzwe hari mu mitwe yitwaje intwaro. Intwaro rero zatanzwe zakiriwe n'umuyobozi w'igisirikare cy'akarere Colonel Wewa Mitera Ale, bigaragaza intambwe ikomeye mu bikorwa byo kwambura intwaro biri gukorwa muri aka gace ko muri Rubero, ndetse bikaba byishimiwe cyane.